umuntu wenda abifata nk'ubwo nkaho nari indaya ariko nyine umuntu se ubonye afite indaya ahubwo yadanje ufite umwana wa mbere w'umuzungu n'uwa kabiri ubwo se ubwo abifata ute nuko nyine ndi indaya nakundi ariko bazajya babigenza ariko siko ngiye mbikeka buri wese avuka afite igeno ryiwe Imana iba yarakugenerewe nimba ubwo uzabyara abana batanu batandukanye basi uzababyara mwangiriye neza mu buzima bwiza nge n'abana banje turashima Imana nta hantu kure itsa gukura uzi kwiba bebe bebe oya wirira ahubwo nyihoberera bebe indirimbo urayikunda wowe ntabwo uyikunda tuzarekora izindi ndirimbo nziza sibyo nyinshi indirimbo irambabaza cyane umuntu numva cyangwa nifuza gukorana nawe indirimbo ni benshi ariko umuntu umwe Niyo Bosco ndamukunda cyane gukoranya indirimbo nawe wanezerwa cyane ntakwishima cyane mwonje kwirirwa neza be all in or be nothing at all muri kumwe nanjye Albina Sin queen of the mic the good girl in the city queen muri business hanyuma murabizi ko tubaha amakuru mutaherukaga kubona ibintu byinshi cyane bitangaje ibyiza mugomba kwiga tunabonera kubabwira ko ubuzima ni kabutura nk'iyi nambaye ubuzima ni bugufi uyu munsi urawufite ariko ntago uzi nimba ejo uzabuhagejeje mbibutsa ko nimba utarakanda kuri subscribe kandaho like comment share hanyuma murabibona ubu ngubu nanabyaye imbere cyane hanyuma ntangiye mbeshya cyane abantu mbatuburira ngo nabyaye aba bana nabawe bimeze biti yego nabanje baravukana bombi yego baravukana hanyuma watangiye utubwira amazina yabo uyu nguyu ari kwenda cyeka navuga bitu bebe yes witwa nde Kuchuku ninde ari kwise mama kuki wamwise ngo Kuchuku bivuga iki Kuchuku ntabwo ari njye wari mwise ni papa wiwe yanyohereje amazina ndamwita uramwita bivuga iki bifite meaning runaka papa yitwa Muhare mu Kuchuku Kuchuku rero nawe yitwa ko ari yavuze ko yitwa Yadigari Abla Kuchuku hanyuma abantu benshi cyane bari bagukumbuye kuri kamera wagiye udutangariza utwereka abana ko bavukana kutabana na se n'ibindi bigiye bitandukanye ndibaza ubu ngubu uri umumama ugeze he wayeho gute murakoze ubuzima bwanjye bwari burebure benshi arabizi ukuntu byanze nkajya mu cyaro nkubaka inzu bakankorera ubuvugizi inzu wayubatse aho mu cyaro nyine yego ndayubaka ndayuzuza nibwo bankoreye ubuvugizi nyine mbona abaterankunga benshi ariko cyane cyane respect kuri Violeta yarakoze cyane nkoreye ibintu byinshi birenze nkunda kubivuga gusa Imana ijye mumera umugisha hamwe n'abandi bantu bamfashije n'abangiriye inama n'abamumurije nukuri narishimye cyane kugeza na n'ubu twagiye mu cyaro tumaze kubaka tumaze kubaho mu buzima bwiza mbona ko nazongera no kugaruka i Kigali nuko nibwo bandogeye umwana abana batangira kubaroga uyu nguyu we yarapfuye mbonye n'ibyabaye kuri wa mugenzi wanjye bamurogeye umwana arapfa mita nanjye mvuganireka nta mpamvu cyambere n'ubuzima nibwo nagishije inama Violeta n'abandi bantu barambwira ati yikodeshe bundi wigira ahantu umenyereye usanzwe uzi hafite umutekano nibwo nahise nigarukira i Kigali amereza n'amafaranga ndakora ababonye wageze ku kazi kanjye hanyuma tutaragaruka kuri ibyo bintu by'akazi uravuze uti ntinya ko abana babaroga n'ibindi nk'ibyo ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu byaberaga aho ngaho wabaga mu giturage aho wari uri yego kuko iriya nzu yababaje abantu benshi no kuba ndiho mu buzima bwinshi bwiza ntabwo bwanejeje abantu benshi bamwe barishimye abandi barababara ariko nyine buri wese aba afite dosiye yiwe yego tuhitamo kuza i Kigali mpitamo kugaruka ahantu nari menyereye
kuko na kera mva mu cyaro njya mu cyaro nabaga hano ahangaha muri iki gipangu n'ubundi niho nigarukiye ko niho hari umutekano njya ku kazi abana nkabasiga n'umukobwa wo mu rugo nta kibazo haba hari security ihagije. Hanyuma se ako nibura abantu benshi barabizi kuva mu cyaro kazi Kigali nibura ufite ikintu kikubeshejeho ukora umunsi kundi kikwinjiriza wowe ubwawe n'abana kugira ngo biteho niki wowe wifashisha ese uri gukora iki kugira ngo abo bantu bakomeze ubarere n'ibindi nk'ibyo? Ubu ngubu wabibonye ko wageze no ku kazi kanjye ndimo ndakora. Ubu ntabwo ari nka mbere kuko nirirwaga nzunguza amasabune cyangwa ncuruza mesera abantu nyine ubona ko mbayeho kuri Mana mfasha ariko ubu ngubu kuri ubu nanjye ndifashije kandi ndabishimira Violeta wampaye icyo gukora kandi igishoro nkaba ndi gucuruza nkabasha kwiteza imbere n'abana n'ukuri ndamushimira cyane Imana ijye imumera umugisha hamwe na mama wiwe n'abantu benshi bamfashije n'ukuri nandiho mu buzima bubi nashaka no kwibuka Mana yanjye. Hanyuma abana ndi kubona barakuze ufite hari ahantu uri gukorera hari ibindi bintu ku mpande ukora bikwinjiriza uvuga uti nibura iki ngiki ni cyangwa iki ngiki ndagifite? Ubu ngubu ndimo ndacuruza kandi ndabona ari biri kugenda bizaza. Nuriya muziki nkunda umuziki kuva na kera. Bira bintu ni ibintu bitangaje cyane byanatumye Legacy TV ivuga iti reka tuze tugusure ni gute uhisemo kuvuga uti njyewe nk'umumama w'abana babiri ngiye mu muziki ni ibintu wamye ushaka ni inzozi zawe bimeze gute? Iriya ndirimbo ni cyo washaka kuvuga ngo ntahita gukura iki? Imana nahita gukura kuko ubuzima nari ndimo benshi barabibonye bararize nubwo ejo ndi bayibonye bakarira bakavuga ngo bararize ariko sorry nanjye sinjye n'ubuzima bwanjye nashaka kubereka kandi aho mwankuye kugira ngo mbagaragarize aho mwankuye ku buryo n'umuntu uri mu buzima bubi nakihebe nawe nahitamukura pe. Yego nabonye ka bebe kazi sinzi nimba azi no kuririmba turaza kumusaba iririmba ariko se iriya ndirimbo atari no kuvuga ku buzima bwawe gusa wumva ko kugiye mu ruhando rw'umuziki nawe ugiye kujya mu bantu bahanga hano mu Rwanda batangiye umuziki bundi bushya cyangwa no kuvuga ngo ugiye gukomerezaho cyangwa se n'ibintu by'akanya gato? Hoya ngiye gukomerezaho. Mbere yuko ugira aba bana se mbere ubundi wari unabayeho wari umuntu ki? Abantu batakuzi batari bakubonye bwa mbere ku mashusho ya Legacy. Mbere ubundi Sister Brian nari umuntu w'umukozi wo mu rugo ko sinzatinya kubivuga. Nabuze ababyeyi ndi imfubyi nabuze ababyeyi sinabibuka. Gusa nakuze mba muri famille naho mbona wapi ubundi nibera mu bamama bakorera akazi ko mu rugo mbarera abana nyine. Nyuma nibwo hari naho nakoraga niho bamaye amafaranga yo kujya mu muziki nakoraga i Kanombe ku mama yitwa Jackie ndamushimira cyane afite restaurant ku kibuga cy'indege yitwa Jackie. Nyuma nibwo nakuze rero mitapana akazi ko gukora mu Turkiya hano ku Gisozi. Nibwo nahuye na papa w'uyu mwana turakunda narambwira ngo tuzakora uko azanjyana iwabo numva ni ibintu byiza kubera n'ubuzima nari ndi. Narabanaga? Hoya waramukoreraga icyo gihe? Narahakoraga. Nyuma rero nibwo nashidutsa nenda arambwira ati nukuri ndagiye ariko nzaguhamagara unsangeyo. Agenda agiye mwita ndabyara nibwo yanyohereje amafaranga nyohereza n'amazina y'umwana mitamubura hashize igihe. Nibwo nyuma yakuze mpita nshaka kandi kazi ngiye gusaba akazi muri kana kazana hari mu Kiyovu ndahabona manager waho rero nibwo yambwiye ati nakazi gahari ariko sigira nimero yawe ndayimuha. Nyuma rero arambwira ati naragukunze ariko nakazi gahari nzajya nkuhabira kimwe anyishyurira inzu akajya nangabura nibwo buzima bw'i Kigali nyine. Icyo gihe ufite uyu nguyu mukuru amukunda none ndavuga ni buriya arambwira ati nanjye ndashaka umwana ufite umwana mwiza ndabani rero nibura nimbyaranye nawe kubera ko nabonaga ari umukire najya avugana menshi kuba muzi ati birazangurira inzu kuko inzu niyo ibi ihangayikishije buri muntu wese. Gusa ibyo si bya bintu abantu bajya bakora ukaba wabariye umuntu ukavuga uti uyu muntu nibigenda gutya bizagenda gutya cyangwa bikoraga kuko wumva unamukunze uvuga uti igihe kiranageze nanjye njye mu rugo nubaka urugo?
numvaga mukunze cyane kuko ukuntu yatwitagaho akitaho no kuri uyu atabyaye numvaga noneho den tubyaranye byaba fresh ariko nabitekerezaga siko byagenze naratwise bagenzi be nyine bashaka kuyikuramo barambwira ngo nyikuremo ndanga nanamubyaye ngo nimubahereze ndabyanga akajya amereza amafaranga make mbyaye na nyuma noneho najya no kumuranga mubura akanyihisha ubu na n'ubu niho bigeze ntimukivugana yaba ari papa w'uyu n'uwundi cyangwa hari aga connection kagarutse wenda nibura kuva warafashe umwanya ukanabishyira hanze umva bose habe na n'ubu nta n'umwe na n'ubu gusa nahise njya kumurega mu rukiko abyumvishe bamuhaye convocation nshiduka yajyanyoreza amafoto ari ku kibuga cy'indege ndamureka nyine ayo mafoto ni nko kukwiryaho cyane sinzi yego cyane bikaze ati ndagiye bye none se ubwo amafoto arivugira nuko nyine nibwo natangiye guhangayika nkajya mesera abantu nkajya nkora buri kimwe cyose kugira ngo tubeho n'abana hanyuma hari abantu benshi cyane iyi nkuru yawe ikunda gukora ku mitima bakabona ko ubuzima bwahindutse wowe niki mu buzima uvuga uti nkanjye ukungana iki nicyo kintu cya mbere cyambabaje ntashobora kuba nakwibagirwa ibintu byambabaje ni byinshi nko kuba ufite abana nta kintu cyo kurya ufite ubundi nicyo kintu cya mbere kibabaza abantu naho ubundi ibintu byambabaje ni byinshi n'ubu iyo mbitekereje birandiza gusa ariko ndashima Imana ko abanyamakuru mwankoreye ubuvugizi nkatera imbere abantu bakanyumva agahinda kanjye bakakumva bakamfasha kandi nanjye ni ukuri ndashima Imana ko yamaye amafaranga nanjye nkayakoresha neza nanjye icyo kintu ndacyishimira rwose hari abantu benshi cyane koko bagera kuri aya mafaranga ugasanga arayasheshe afite n'ibyo bibazo kandi koko wowe nirihe banga wakoresheje kuvuga atari no kuvuga ngo ubuzima bubayeho nirihe banga ukoresha mu buryo bw'ayo mafaranga niyo bayagufashije uvuga uti nkora ikintu kizima kikangeza nirihe banga ukoresha nkawe ubwawe urabizi iyo umuntu ababaye uba ufite tageti y'ikintu wakora ubonye amafaranga nubwo abantu bayabona bakayapfusha ubusa ngo ejo nzabona andi kandi amafaranga burya ni umushyitsi ashobora no kugenda agiye nahise mfata amafaranga Violeta arambwira ati ubaka nzagufasha nzakubakira inzu benshi barambwiraga ati nta madirishya uzabona nta n'inzugi ubusa umuntu utari hano akubwira ngo wubake gusa ariko ndizera akajya yamereza n'abandi bantu benshi kandi abashimiye buri umwe wese wagize icyo akora kiragiye umva ndamushimye ahari ni ukuri cyane cyane abari hanze Imana ijye ibamera umugisha kuko bamworeye ibintu byiza na n'ubu kuba nishimye n'abana niba mbikesha wavuze ibijyanye n'ubuhanzi bwawe uvugamo abantu bakomeye cyane muri iki gihe mu muziki ba Pifla sinzi n'undi wundi wavuze Negiji bari abantu n'abantu mukiri en contact wumva bazagufasha muri uru ruhando ugiyemo nk'umumama ufite abana babiri ugifite ibyo arwana nabyo cyangwa ni ibintu uzajya ukora wenda ufite nk'umwanya sinzi umuziki ngenda ndawukunda cyane ndawukunda kuko ba Pifla ndabyibuka ni kera 2012 ni kera habashize igihe yego nabo bateye imbere cyane ariko nanjye ubu naramumaye umusitari none se ubu nta nubwo wumva wakora nk'agakolabo nabo wenda niba mukivugana simeruka kuvugana nabo ariko twaraburanye benshi na benshi twaraburanye ariko nyine umuntu muri bo bose bashaka ko tuzakorana umuziki cyangwa twakongera tugasubira ko n'iriya ndirimbo ya Negiji na Pifla twakoranye ndashaka ko tuzayikorera video cyangwa tukayikora muri mix ndarayikunze cyane mbega byiza hanyuma hari abantu benshi cyane bakunda kwibaza nanjye ubwanjye nje ngiriza amahirwe yo kuba nkubonye bwa mbere umuntu ashaka kwibaza akavuga ati umwana umwe byari ikibazo byari bifite ukuntu bigenze ubura twise uwa mbere uwa kabiri nta bantu ujya wumva banakubwira mu comments bakakwandikira ati byo wenda warigurishaga cyangwa hari ubundi buryo wari woroshye wa mukobwa woroshye ku buryo ibintu nk'ibyo bikugwaho n'iki wababwira wowe umva mgiye mbere ibintu byo kuranga commentaire sinari imbese gusa umuntu yaramamagara ati ntuzongeye gusubira kugitamgaza amakuru rebe ukuntu bakuvuzeho ngo uri indaya ngo warari ikirumbo warananiranye ngo uri umuhanzi nyabati ninjye ndi umuhanzi kuko nakoze nk'ibiganiro nka 3 nka 4 mbayeho mu buzima buba ariko nkavuga ubuhanzi kuko ndabukunda nibyo bima kwishima nibyo sinzi ukuntu nabivuga
nibyo nuza yanjye. none se abo bantu bakubwira ayo magambo mu by'ukuri wababwira iki? Ni iki wowe wumva personally cyangwa se wowe ku giti cyawe wumva kikurimo? Kuko urumva nimba umuntu akureba hanze akahita avuga ati nimba aragize umwana wa kabiri ukageza no ku wa kabiri, ubwo wa mbere nako ukageza no ku wa kabiri, ubwo ni ukuvuga uri umukobwa woroshye uje kugutereta wese uhita ugenda. Byaba ari ibintu byakubayeho koko ukaba ari ucitse intege icyo gihe, cyangwa ufite ukuntu byakugendekeye wowe ubwawe uvuga uti sibyo? Ukuntu byagenze wumvishe nk'uko nabisobanuye bwa mbere, umuntu wenda abifata nk'aho nari indaya, ariko nyine umuntu se ubonye afite indaya ahubwo yadanje. Ufite umwana wa mbere w'umuzungu n'uwa kabiri, ubwo se ubwo wabifata ute? Nuko nyine ndi indaya nta kundi, ariko bazajya babigenza, ariko siko njye mbikeka. Buri wese avuka afite igeno ryiwe, Imana iba yarakugenerewe. Nimba ubwo uzabyara abana batanu batandukanye basi uzababyara, nimba uzabyara uzagira urugo rumwe uzarugira, kuko ubwo nanjye niko Imana yabigenje. Umva yamaye abana b'umugisha, bana sinzi uko nabivuga, umva ni ukuri ni umugisha kandi, kuko ibyo bankoreye ibyo base nari nzi ko bazankora ntibabikora. Nabonye inzu, nabonye icyo gukora kubera abana, ndiho neza ubu kubera abana. Niyo nari kuba ndi kumwe nabo banza nta kintu bari kubugezeho. Nta kundi nyine niko babifata. barabivuga ngo ndi indaya ngiye hejuru cyane, ariko nta kuntu nose wabigenza ute. Hanyuma se sister Abla, njyewe mpita ngira ikibazo cy'amatsiko. Ubu ngubu abana bari gukura, uyu nguyu afite imyaka 5. Ni ukuvuga ngo ari gukura byihuse, kandi koko ubu ntago ujya uvuga uti hari igihe papa wazagaruka cyangwa se mukanahura, kuko ntumenya koko aho Imana ikugejeje. Bibaye ngombwa papa wawe akaza akavuga ati mu buryo bw'amategeko ndagira ngo nanjye umwana njye mubona rimwe na rimwe gutyo. Ni ibintu uzemera? Ni ibintu wafatiye umwanzuro? Bimeze bite? Njyewe ikintu nzakora ni ukubarera, nibakura bazihitiramo, kuko ntago wabuza uburenganzira bw'umwana. Ku bwanjye mba numva batanaminguka n'imbere, ariko umwana ashobora kuvuga ati oya uriya ni papa ngomba kujya, ariko nta kundi. Ubwo icyo ukora ni ukubarira gusa, kubarira neza bagakura, bakabaho neza, bakazakura nabo bakiga bakamera neza, ubundi nabo bakazafasha abandi. Nicyo mbashishikariza, naho ubundi ibyo byabase byose sinshaka no kubyumva. Hanyuma turi gusatira umusozo, hari abantu benshi cyane badukurikiye baba mama, abantu nabo bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Wowe mu by'ukuri iyo umuntu afite aho avuye abashaka ko n'undi nawe agira ukiri hasi, hari nk'ikintu ujya utekereza uvuga uti nagikora mbonye ubufasha se nanjye nkita ku bandi bahura n'ibibazo nk'ibyo? Uko biri kose ntabwo ari wowe wenyine muri iyi si ufite ikibazo nk'icyo. Hari movement cyangwa se igitekerezo nk'icyo nka projet uteganya nkaho ubwawe ukavuga uti nibura iyi ngiyi ndayikora kugira ngo na babandi babayeho nkanjye bagire icyo bageraho? Murakoze. Projet mfite niyo gutera imbere nkafasha abantu bababaye. Mu buhe buryo? Cyane cyane nk'ababyaye abana b'ametisi, cyane abo bakunda kwita indaya, kuko iyo umuntu anyise indaya ambabaza, nawe ndashaka kuzabafasha. Nkakora fondasiyo y'abana bafite ametisi, y'abantu bafite ametisi, ko ni benshi tuziranye nabo babayeho mu buzima bubi. Urabazi benshi twaramenyanye, bafata nimero zanjye bakampamagara ati mbayeho gutya, naba mfite ubushobozi nkabahereza nkabafasha. Ariko ndashaka ko ngira fondasiyo y'abametisi y'abana, abamama tuziranye, nziranye nk'abamama 8 nabo babayeho mu buzima bubi. Kandi koko iyo urebye sinshaka kumenya ngo nimba barabakuye mu buraya, nimba barabakuye, simbishaka kumenya. Icyambere n'abana. So ubwo ngubwo fondasiyo abana bakiga bakamererwa neza, bajya anniversaire tukabishimira, tukayifeta nk'abana bafite nk'abase nyine. Nicyo kintu nshaka, no gufasha abandi bantu bababaye cyane. Hanyuma hari abantu benshi cyane badukurikiye, bamwe baba no hanze. Uravuze uti ubwo nuvuga ngo ubufasha ukeneye ni nko mu buryo bw'amafaranga se cyangwa se n'ibikoresho? Sinzi. Igitekerezo nicyo cya mbere, hamwe n'ubushobozi, amafaranga. Ubundi nkabikomeza
nkabafasha nabo bakagira ubuzima bwiza. hari icyo mwaba mwaratangiye deja se mwatangiye guhura wenda ngo muvuge muti turashaka no kuba se cyangwa iki, hari aho mwe mwatangira kuri iyo projet cyangwa ni kwa kundi mubitekereza gusa ko nta namwe mwe mwatabangira kugira icyo mubikoraho? Bamwe twarahuye baranamamagara ati twarabonye urajijutse ufite ubwenge kandi uradukoreye, kuko bose bafite hasi y'abana. Umwana wanjye ni mukuru, abandi bo ni 3 4 bato cyane. cyane cyane abo Turkiya. Barambwira ati zatukorera ubuvugizi basi n'abana bacu bige. Kuba wumva rero mu bantu bari hanze bafite umutima w'urukundo, wakumva yadushyigikira, yaduha igitekerezo, yamamagara kuri 0782 71 0405. Inkunga yanyu irakenewe n'ibitekerezo, nabo bakabaho neza. Ni ukuri. Uravuze hari ikintu numvise uravuze ngo abana b'Abaturukiya, n'abana b'Abaturukiya gusa cyangwa hari n'abandi bametisi bagiye bakomoka kandi hagiye hatandukanye? Abo nzi n'abana b'Abaturukiya hamwe n'Abashinwa n'umukore umwe. Haje gushya sasa. Hanyuma aba Koreya n'Abaturukiya n'Abashinwa uvuze baba baturutse nabo baje gukora iyo mirimo? Imihanda baje kubaka, nabo bagahura nk'uko nyine. Nta kintu mwigeze mutanga nk'ikirego se niko navuga ngo mwe mwavuga bitaba abantu nyamara mujye muwacunga hanze aka kazi bakora bafite ibibi bakora? Nta buvugizi mwigeze musaba mu buryo burambuye, kuko urumva murenze ntago ari umudamu umwe gusa, ndumva ari abadamu benshi cyane. Urabibona ko ikirego kubitanga ni ngombwa, kuko nanjye kuri uriya mwana naragitanze, ariko nyine yahise ahunga. Uvuga ngo ari papa w'uyu ni Umuturukiya n'uriya wundi ni Umuturukiya? Ni Umuhinde wo muri Nepal. Urumva yuko urabarega bakagenda cyangwa bagasiga bateye inda bakigendera, ntibazagaruke. Nta kontakite, nta mazina. Ni yego hari nk'umumama uganiriza ese amazina y'umwana, papa we se yitwa nde, nimero se reka da. Ntabyo mamunzi. Ntago baba babizi. Njyewe address, amafoto byose ndabifite. Nta kibazo, njye naribi. Cya mbere ni umutima w'urukundo no kwihangana, kandi mwashishikariza n'aba mama n'ukuri mujye mufata abana neza. Abana ni umugisha. Hari igihe umubyara ukumva ufite umujinya, ukumva bihebye, ukumva wamureba ukanagira icyo wamukora kibi, ariko abana ni umugisha. Nkunda, sinzi ukuntu meze njyewe, nkunda abana cyane, ku buryo niyo umukobwa ambwiye ati nakuyemo inda cyangwa ntiwongera kumvugisha, kuko abana ni umugisha, kuko uba warabikoze ntabwo aba yabikubwiye ngo ubikore. Uba wijyanye, ikivamo ugifate neza. Ariko bize nibaza abo bapapa ntago bamwe baba bafashe nko ku ngufu abo bamama, ko ndi kwibaza ko biri kose ntago umumama bazi ngo agiye guterwa inda. Ese bamwe mu bo mwaganiriye nibura baba barafashwe ku ngufu se, cyangwa benshi ubusanga babyijyanyemo bakundanye n'abo bantu koko? Hoya nta ku ngufu, kuko iyo urengeje imyaka 20, iyo urengeje 18, niyo waba ufite 16, nge simvuga ko baba bagufasha. Uvuye hano ugiye mu nzu y'umugabo koko agufasha kugufata, iyo ugumi wawe se nyine bari ubushobozi bitewe n'icyo ukeneye amavuta, ukeneye iki n'ubuzima bubi, ukavuga ati reka agende wenda sinyihakura, cyangwa arakoresha prudence. Uko biketse umuhungu we afite ibyo atekereza, nawe afite target yiwe. Ugashiduka rero byagenze gutya. Ubona ari iyihe mpamvu babikora abagabo? Baba bashaka ko bororoka se mu gihugu cyacu? Ni ubugome? Ubona nta kintu waba uzi cyaba gituma babikora bakabisiga gutyo? Biterwa n'inoza, n'irari ryabo, nibanagire n'umutima mubi, kuko ugize umutima mwiza uteye umuntu inda ugomba no kumufasha. Nose umuntu muteye inda aranabikubwiye, ahubwo ugiye kumufasha ngo ayikuremo nkaho wamuhaye n'amafaranga, ni umutima mubi. Definitely. Hanyuma twenda kugana ku musozo, Sister Abra harya yavuze uyu witwa ndarya bebe witwa Kucu. Kakazina nagakunze Kucuka. Ukunda mama? Umukundira iki? Ukundira iki mama? Nacho. Nagukunda mama? Ukunda mama cyane? Mama zikuririmba? Indirimbo ye yitwa gute? Stop. Ubu njyewe n'ukuri ndashima Imana kuba noneho
mbasha guseka mbereho namarira gusa kandi nshimira Violette ibyo yankoreye n'ukuri kw'Imana aranyuzwe burya njya mbwira abantu ni umuntu niyo yaguha bike ajyunyurwa ushime n'ukuri njye ndanyurwa uko byaba bimeze kose cyambere nuko ndi muzima nkaba n'ibyo kurya kuba mfite icyo gukora mfite inzu yanjye njya mvuga ngo ibyiza biri imbere n'abari abamama b'abashuti banjye babaye njya mbabwira n'ejo ni heza kandi ntaho bitabakura ikintu navuga icyo kiri mu mutwe wanjye gufasha abari abamama n'abari abana bakabaho mu buzima bwiza nabo bakiga nk'abandi abifuza kudufasha ni ukuri ni karibu n'ibitekerezo byanyu ni karibu birakenewe kuri ya nimero yanjye hanyuma aba bana batangiye kwiga aba bana bawe uyu yiga muri baby ya kabiri uyu nguyu uri ariko ntabwo aratangira w'umuhungu ntabwo yari yatangira cyari muto hanyuma hari abantu batanga ubufasha bugiye butandukanye akavuga ati wenda njye ntabwo nahora nguha ayo mafaranga ya buri munsi ariko nta bana ngira abo bamama se sinzi bagiye batandukanye ese hagira nk'uwo mwana nkamurera ibyo bintu mujya mubikora muri iyo gahunda yanyu mwese cyangwa ubwo gutwarana n'umwana njyewe abana ni igihe kinini babansabye bakansaba umwe bakansaba ubundi ariko wapi abo bamama bandi se hari n'umwe ufite ibyo bitekerezo avuga ati hari ukuntu abana ugenda ukabarera hamwe n'abandi waba ufite cyangwa se ugasanga umuntu udafite abana yifuje kubyara igihe kinini ariko akeneye umwana yarera kandi afite amikoro ibyo murabyemera muri iyo projet mwatangiye mwihuje mufite ibyo bibazo bamwe na bamwe hari ababikunda bashaka babonye abantu beza nyine babarihirira bakabaho neza hari nka babiri bambwiye ati nanjye namutanga ariko bamwe bakavuga ati oya yamfasha akamurera bari kumwe hanyuma ntabwo twasozose twumvishe kuri wa kapela y'indirimbo nshyashya abantu bose bari gukurikirana ivuga ku buzima bwawe twumvisheho gato cyane mbere ko dusoza burakoze igitero cya mbere kiravuga ngo umuntu ava kure mu ntambara n'ibyago hakiheba kwiruka mu rugamba rw'ubuzima ntibyoroshye uwo kwifata akabivuga ntabwo ari we uwo kwifata akabivuga ntabwo ari we kugira neza nabyo n'ukuri nako bisa uza bisanga imbere n'imigisha itagabanyije mwangiriye neza mu buzima bwiza njye n'abana banjye turashima Imana nta hantu kure itagukura uzi ko iba bebe bebe oya wirira ahubwo nyihoberera bebe indirimbo urayikunda wowe ntabwo uyikunda tuzarekora izindi ndirimbo nziza sibyo nyinshi indirimbo irambabaza cyane umuyushijemo kanze ndagutiza yanjye sibyo umuntu numva cyangwa nifuza gukorana nawe indirimbo ni benshi ariko umuntu umwe Niyo Bosco ndamukunda cyane gukoranya indirimbo nawe wanezerwa cyane ntakwishima cyane bebe ngaho babasezera uvuge ngo bye uti ndabakunda ngavuga ngo subscribe uvuga cyane subscribe on Legacy TV ngo bye urakoze cyane mama nawe wabashimira nimba hari icyo uvuga cyane nyuma nta kibazo ndashimira abantu bose bakunda Legacy ubwo bwa mbere mbabonye ariko respect kuri Miguel kuri ndamukunda cyane Imana ijye umugisha nawe Violette abantu bose bamfashije bari hanze n'abari mu Rwanda
Imana ijye bamugisha kandi ndacyabakeneye ibitekerezo byanyu kandi mujye mumbabarira no kuri nzi ko nazongera kuri ariko uburize kubw'ibyishimo by'ibyo ugezeho sibyo n'ibindi bizaza kubw'Imana yabivuze ati nta Imana itagukura nimba mushaka kuyireba mugende murebe Sister Abla mukomeze murebe numero twashyize hepfo kuri comments abandika mwandike muvuga ibintu bizima biteza umuntu imbere niyo mpamvu legacy iri hano bebe worigendeye ngaho nyambiro usezere bye ngaho ndi kubabwira nti nimba koko wumva ko wafasha iki nicyo gihe kuko ubuzima ni bugufi natangiye mbabwira ko Imana nta itagukura nawe yabibaririmbiye kuko nimba ufite icyo umufasha nimba ari ibitekerezo wandike kuri iyo numero wagiye ubona nimba ufite inkuru wifuza ko igera hanze igafasha n'abandi ikabakuraho bari kabageza kure nta yindi televiziyo wabibwira uretse kuri Legacy TV mbashimira mwese mwadukurikiranye nandi kumwe na Sister Abra mama kucuku nditwa Anili hanyuma mwe muri kumwe nanjye Albina Sine ndabakunda cyane stay tuned subscribe like comment share be all in or be nothing at all bye